Turabashuje bene data kandi turabakiriye muri iki gitondo, tubahaye karibu mu byigisho byacu dukomeje turi kugezwaho na mwene data Ngiriza Charles. Reka tumwakire nawe abasuhuze mbere y'uko dukomeza ingingo y'uyu munsi ku wa kane itariki enye Gashyantare. Ndabasuhuje bene data, nshuti bavandimwe, ni mwene so Charles ubasuhuza. Mugire amahoro ya Kristo. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Mbere yo kumwakira reka tubanze duce bugufi dusenge. Urakoze mubyeyi wacu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye ko ukomeje kutugirira neza no kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Dusabiye umwigisha ugiye kutwigisha, umuhe umugisha, kandi natwe mubyeyi wacu uduhe impinduka mu bugingo bwacu kubw'iri jambo, ndetse n'abazadukurikirana turabasabiye kugira ngo nabo ubahe impinduka mu mibereho yabo kubw'iri jambo. Byose tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, reka munkundire twakire mwene data Charles adufashe muri iyi ngingo yo ku wa kane itubwira ngo ikigereranyo kimenyerewe. Mwene data ni karibu. Murakoze pastor. Ikigereranyo kimenyerewe ni ingingo y'uyu munsi ku wa kane, cyangwa se ku wa kane Gashyantare. Reka nsabe mwene data adushakira isomo riri muri Yohana 3:14 ndetse na 15, kuko hari ikibazo cyabajijwe ngo ni gute Yesu yerekanye ukubambwa kwe kwari kwegereje. Ni gute Yesu yerekanye ukubambwa kwe kwari kwegereje. Yohana 3:14 kugeza 15 aratubwira ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Amen. Aha hari amagambo mu gitabo cyitwa Uwifuzwe ibihe byose kuri paje 174. Aha ngaha amaze kudusomera, aha byari bigeze ku byo Nikodemu yari amenyereye. Ikimenyetso cy'inzoka yamanitswe cyamusobanuriraga umurimo w'umukiza. Ubwo Abisirayeli bapfaga bazira kurumwa n'inzoka zifite ubumara, Imana yategetse Mose gucura inzoka y'umuringa, maze ayishyira ahirengeye hagati y'iteraniro. Maze itangazo riratangwa mu nkambi yose yuko uzareba kuri iyo nzoka wese azakira. Abantu bari bazi neza yuko inzoka ubwayo nta mbaraga kubakiza ifite, yari igishushanyo cya Kristo. Nk'uko igishushanyo cyakozwe mu nzoka yica cyamanitswe hejuru ngo bakizwe, niko uwambitswe ishusho y'icyaha yagombaga kuba umucunguzi wabo. Aya magambo ari mu Baroma 8:8. Abenshi mu Bisirayeli bafataga umuhango wo gutamba ibitambo nk'aho muri wo ubwawo harimo imbaraga zababohora ku byaha. Imana yashakaga kubigisha ko nta gaciro byari bifite karenze ibya ya nzoka y'umuringa. Byari ibyo gutuma berekeza ibitekerezo byabo ku mukiza, byaba mu kubakiza ibikomere byabo cyangwa kubababarira ibyaha. Ntacyo babashaga kwimarira uretse kugaragaza kwizera impano y'Imana. Bagombaga guhanga amaso maze bagakira. Bene data, uko Yesu yerekanye kubambwa kwe kwari kwegereje, ni kuriya Nikodemu yaramenyereye biriya byabereye mu butayu ubwo bacuraga inzoka y'umuringa. Ariko Yesu nawe afite uko yabigishije, abacira amarenga yerekeza ku kubambwa kwiwe, ndetse n'abasobanurira ya marenga y'ibyo bintu bari bazi kuko babonaga inzoka, abenshi ntibasobanukirwe. Ariko Yesu yabaciraga ayo marenga bari baraciriwe, yari yabasobanuriraga. Reka dukomeze hepfo turaza kubyumva neza ku kagingo ka B. Dusabe mwene data dusomere mu Bakorino ba mbere igice cya 10:9. Barabaza ngo kubera iki hari bamwe bapfuye nubwo bari bafite ubutabazi. Nakoze, reka dusome urwa mbere rw'Abikorino igice cya 10:9. Haratubwira ngo kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Nimureke nanone adusomere Abaheburayo 3:12. Abaheburayo 3:12 umurongo wa 12. umurongo wa 12 naho haragira hati
Abaheburayo 3:12 haragira hati nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Abakurambere n'abahanuzi paji ya 432 handitse ngo abenshi mu Bisirayeli nta bufasha babonye mu buryo bwo gukira Imana yari yashizeho. Imirambo n'abasambaga bari bagandagaje hose, kandi bari bazi ko Imana nitabafasha nabo bari bupfe, ariko bakomeje kwiganyira ku bw'ibisebe byabo. Umubabaro bari bafite n'urupfu babonaga rutari bubarenge, kugeza igihe bashiragamo imbaraga maze amaso yabo akarerembura mu gihe bashoboraga gukizwa mu kanya nk'ako guhumbya. Nimureke dukomeze ku kagingo ka se kadusobanurire neza iby'aya magambo. Dusabe mwene data kugira ngo dusomere Abaheburayo igice cya 6 ku murongo wa 19 ndetse na 20. Harabaza ngo mbese ni hehe dukwiriye guhanga amaso niba dushaka gukizwa? Mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 haratubwira ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Muri cya gitabo twasomye kuri paji ya 431 handitse ngo ingaruka kirimbuzi z'icyaha zishobora gukurwaho gusa n'ubuntu Imana yagennye. Abisirayeli bakijije ubugingo bwabo kubwo kureba inzoka yari imanitswe. Uko kureba kwagaragazaga kwizera. Babayeho kubera ko bizeye ijambo ry'Imana kandi bakiringira uburyo yabateganyirije kugira ngo bakire. Uko niko umunyabyaha akwiriye kureba kuri Kristo akabaho. Ababarirwa iyo yizeye igitambo cy'impongano, ibihabanye na ya nzoka itaragiraga ubuzima yari igishushanyo. Kristo afite ubushobozi n'imbaraga muri we zo gukiza umunyabyaha wihana. Bene data, nimureke pasiteri atubwire incamake cyangwa se isomo cyangwa se ikimufashije, ijambo rimufashije muri iyi ngingo. Nakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Aya magambo arabisobanuye cyane. Hano harimo ikintu gikomeye dusabwa kumva ndetse tunacyitondeye. Ikigereranyo kimenyerewe. Burya inzoka imanitse mu butayu ntacyo yabashije gukiza abatayirebye bayizeye. Abantu n'ubundi barasambaga bagapfa kubera ko batizeye, ariko abizeye barakira. Burya rero no kubambwa kwa Yesu byo ubwabyo byonyine ntacyo byabasha kukumarira bidafatanije no kwizera kwawe. Aha ni ikibazo gikomeye. Abantu tuvuga ko Yesu yapfuye ku musaraba, Yesu yaradupfiriye, turabiririmba, ni byiza, nibyo koko yaradupfiriye, uruhare rwe yararukoze, ariko natwe turasabwa kumwizera kugira ngo kwizera kwacu guhuzwe n'igitambo cye, maze natwe dukire. Imana rero ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Arakoze cyane pasiteri. Nimureke dusenga tugira tuti Mana twongerere kwizera, maze ribe isengesho ryacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.